umunsi mwiza kubateza amatwi ibiganiro bya Theogene Kwizera. Ni amakuru meza cyane tubazaniye mu ikipe ya Rayon Sports. Murabizi ko ikipe ya Rayon Sports iri buze gukina na ikipe ya Gasogi ku isaha y'isaa 4 kuri uyu munsi. Amakuru tubazaniye muri aka kanya nuko ikipe ya Rayon Sports mbere y'uko umukino uri buze kuba watangira iraza kuba yagaruka kuri uyu mutoza cyangwa se yabanza kuba yasinyisha uyu mutoza mureba hano. Mwebwe icyo mbasaba ni ukuba mwakanda subscribe ubundi bwo tukinjira byinshi kuri uyu mutoza, dore ko uyu mutoza afite profile iri hejuru cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Wowe icyo usabwa ni ukuba wakanze subscribe ubundi bwo tukabikwinjiriramo neza gatanu ku kandi nk'umutoza wa ekipe ya Rayon Sports cyangwa se umufana wa Rayon Sports ukanda subscribe ubundi bwo tube twakinjiramo muri iki kiganiro neza cyane. Yes guys, tutabatindiye ubundi bwo uyu mugabo yavutse tariki 11 umwaka w'igihumbi 1977, afite imyaka 51 y'amavuko. Bamwita Eric Sekua, akomoka mu gihugu cya Algeria. Uyu Eric Sekua yahoze atoza ikipe y'igihugu cya Nigeria ariko yungirije, ariko ntibyaza kumukundira kuyu Eric Sekua yakomeza kuba yatoza ekipe ya Nigeria. Ikipe ya Rayon Sports yaje kuba yabyumva neza ko uyu mutoza w'imyaka 51 wa Nigeria yaba yarasezerewe, kandi murabizi ko umutoza wa ekipe ya Rayon Sports aherutse kuba yasezera ikipe ya Rayon Sports bitewe na bamuteye mu kibuga ubwo yasimbuzaga Azizi Basane agashyiramo Byembeni Vakim Jivininyu. Baje kuba bamubuwinga abafana, aza kuba yafata icyemezo, aza kuba yasezera ikipe ya Rayon Sports. Nkuko mumureba uyu Eric Sekua Charles nkuko bamwita, ndagira ngo uze kuba washyiramo aya mazina Eric Sekua Charles ubundi bwo uwe wumve uyu mutoza. Niba wishimiye iki kiganiro nk'umufana wa ekipe ya Rayon Sports cyangwa se abifuza ko bazana uyu mutoza Eric Sekua Charles, ndagira ngo babe bakanda subscribe ubundi bwo bajye babona ibindi biganiro byiza cyane nk'ibi ikipe ya Rayon Sports igenda isohora. Ngenda mbasohorera, nzajya mbabera ndi uwa mbere, mbibazanira ndi uwa mbere. Mugire umunsi mwiza. Kugira ngo mube mwabasha kubona ibindi biganiro ni ukugomba kuba mwakanze subscribe ubundi bwo mukaba mwabona ibindi biganiro. Tutibagiwe ko ikipe ya Rayon Sports mu kanya gato igiye kuba yakira ekipe ya Gasogi kuri Kigali Pele Stadium. Ugire ijoro ryiza. Ciao ciao.